Voilà. Voilà. Watubonye ariko. Nubeshye turaziranye. Bakunze bavandimwe umukobwa azinjyana nyinshi. Niye nama wamugira kubera ko yakerewe gushaka. Kuri ngiye ku ruhare rwanjye mba numva Ubusura se. Bakunzi rero iyi ni Papa Sava. Comment ça va, ça va bien. Diamond comment ça va? Ça va bien. Nta bintu byinshi twe tuvuga mbo. Icyumvikana cyo nuko Mungu wapiga nzeza adafashe inkweto, nafata ipantaro, mbo nafata insokozo, nafata shenete, aho batendetse rinete. Ntafate amaso minyanireba gake intama y'intamire uruhanga nihogoza umusatsi nyine n'urusoka rugira barusuka. Icyo tugusaba twe turacyari muri episode igihumbi. Turagusaba gukanda subscribe. Kora subscription. Subscribing inshuro imwe bikorwa rimwe. Twari turimo kwibaza impamvu tutaragira miliyoni 3 ariko ngo hari abantu bajyaho kuri buri episode kuri buri kiganiro kuri buri shorts bagakanda subscribe bakajya bivanaho bisubizaho mwatubabariye basi turi kumwe turajyanirana nshuje yangisi ariko naye nzamuzana waraye. Hari abantu batazi yangisi Cosmos kabisa, hari abantu batamuzi. Nsigaye mpinduka cyane gusaza no gusahurwa z'imyaka 23 ariko mfite 12 wa abantu bari kunsaba kurongora mufite ikihe kibazo mwifuza ko abana baro. Wow. Turi kumwe n'undi mutumirwa umukobwa umwana simvuga ko ari muto kwarengeje imyaka y'ubukure. Ntabwo dukoresha abana nkuko imiryango ibishinzwe bigena, ndavuga UNICEF cyane cyane na komisiyo y'umurimo. Ubwo n'umukobwa muto kuri njye mba mvuga imyaka. Yego kamerama wambonye? Ntabwo twe dukunda kwiyamamaza nuko gusa mba ngira ngo mundebe umuntu waberewe nyine n'ibinyeta urebe uko bimeze kuri ubu. Wambonye ku mutwe urabona ko mfite afro ituruka mu njwiri gakondo. Yes, nitwa Niyitegeka Graciana alias Papa Sava. Ntabwo najya kwivuga ibindi ntabwo birimo hano zase buri koko zangiga zakiza oya ngeze nibigeze ibyo mbivuga. Nitwa Niyitegeka Graciana alias Papa Sava. Patron umugabo warongoye Mama Saba, ikidomangi gitonore mutongoro, ikigore kinyinya y'umukara, voilà taille française ingana like kwa Karisimbi volcano. Bitese bana Mungu wangu utu ntabwo nadutekereje. Ese mwaretse nkajya kuzana n'utwanjye mu cyuma? Asuma nzana utwanjye bite mbica noneho murangire mwe musoni ngoze ba ebana iyo urenze uburenze we urumva
ntuzifuze guhiga bosi wawe hari igihe ubwacyo utaha. Karabaye. Yes. Biteze. Ni sawa ntari. Umeze neza? Meze neza. Witeguye gusubiza ibibazo by'abafana? Yego. Kubeshya urabizi ko utemerewe se? Kwifunga nabyo urabizi? Cyane. Kudukandana ubuseriye nabyo uzi ko bitemewe? Cyane. Okay. Uyu ni Young C design. Voilà. Voilà. Watubonye ariko. Urinde wande waheye. Amazina yanjye mu busanzwe niko umubyeyi Josiane. Umubyeyi Josiane. yego. Nkaba ndi umwana wa kabiri mu bakobwa batatu. Nkaba mama na papa bose ndabafite. Mama akaba yitwa Wambaye Clementine na papa akaba yitwa Nzayino Evariste. Wambaye Clementine. Yego. Clementine, reka nandike Clementine. Nzayino nawe ndamushyira ku ruhande hariya. Clementine, comment ça va? Mwiyumva muti yo mubyeyi umukobwa mwiza nk'uyu. Nzayine, how are you? Baracyumva. Okay. Igifaransa cyane. Igifaransa. Nzayino, comment ça va? Comment allez-vous? Comment ça va? Biba bisanzwe ariko iyo bivuze ngo comment allez-vous? Avuga ati yasoma by the way. Kuri tronkome yanjye. Clementine nayo mu Gifaransa gusa. Bose baracyumva. N'icyongereza ariko Clementine kamera. Aragerageza. Okay. Yego. Clementine na Clement. Buriya ni amazina ahura n'umugore wa Ndimbati na musaza we. Kuva za Nyamagabe. Nyamagabe urahazi? Turaturanya aho. Imyaka uracyayihisha? Cyane. 23 kamemo ntabwo ari myinshi. Oya ntabwo ari. Iyongeyeho umwe. Okay, none siko watuje wagize isoni za boss uravuga uti pe nitonze ngo ntuze bwakenyerukana nicyo kibazo cya kabiri. Oya. Ndi kugendamo gahoro gahoro. Ni kusanzwe? Mu busanzwe ndatuje cyane. Ni ryari uba wumva watunaye? Haba habaye iki? Nta na rimwe njya ntunara. No muri boîte uceje uko? Ndafana. Nubeshye turaziranye bakunze bavandimwe umukobwa zinjyana nyinshi muri boîte ubyina uko? Muri boîte umuntu abagenda gahoro gahoro. Iyo hagiyemo iziruka like a funk. Uhita ujyana nabyo nyine. None ubwo wabyina funk komuzuki cyangwa siro? Nabyina ibyihuta. Nibyo ndimo kuvuga ko watuje ikiganiro gishyushye ufite ubwoba bwa boss ko ari uri kukubaza. Mindura umuntu nzana undi? Oya ntawe. Okay. Boss yagukanze? Gahoro. Gahoro. Isanzure. Sibyo? Uyikopera wa. Umuntu witwa Claude yakwigishije ibiki hehe ryari? Claude wohe? Nta muntu uzi witwa Claude wari umwarimu wawe se? Hari abarimu akenshi Claude RBA mu rubuga rw'imikino. Yanyigishije history. Amateka. Amateka. Hehe? Muri Pacis. Aho ni i Butare. I Huye. Yego. Mu wa kangahe? Mu wa mbere no mu wa kabiri. Senior 1 na senior 2. Na senior 2. Akubitana inkonje. Za danje. Aha, abantu bose muri mu gisata cyangwa igice kijyanye na siporo RBA ubwo tuvuze mbo Claude uraza imbere, harazamo Rugangura Axel, harazamo Patinyo ntago mbizi niba ugihari, harazamo
Lorenzo, comment ça va Lorenzo? You look like Mama Sava. singiye ni abafana babivuze. I'm sorry. N'abandi bose Claude bite? ubu warabyize urabifata yego. wavuze i Huye I Butare. mu bisi bya Huye urahazi kwa Nyagakecuru Yego, twigeze kujyayo twiga. mwiga gusa ariko ntabwo uhazi, ntabwo ushobora guhagarara iwanyu ngo urebe ngo mu bisi bya Huye nta Oya, twagiyeyo kuhasura. Hanyuma uri hariya mu bisi bya Huye kwa Nyagakecuru hari ibitovu byinshi. Ruganzu ujya umwumva? Yego. Ndori mu gutsinda impugu n'ibihugu aza kureba strategy imwe abona ibyo bitovu n'inzoka ngo zari zibirimo nuko umuntu yamurwanyaga yoherezamo ihene. Yego. Ihene ujya uzumva zivuze iki kuri wowe ihene? Ntago nigeze nsobanukirwa neza ikintu iryo hene nyine uko nguko kuvuga ihene niba ari ihene nyahene. ihene nyahene zivuze iki kuri wowe? Zivuze iyo numvishe ihene mpita numva brushette. Voilà. Uhita wumva Brushette. uri mucoma Oya, ndi umuryi wazo. ufite ubushobozi bwo kuba wabaga ihene? Oya. Igifu cy'ihene ibice bikigize urakizi? Izuza cy'ihene, icy'inka, icy'intama ni ukurya gusa. ni muri Papa Sava bakunze bavandimwe turaganira. Yes, hari igihe wirira inyama n'ibindi ntabwo bikureba, sibyo? Cyane. Yego. Aho uvuka aho twamenye ni Huye. Yego. Byaje bitengufa ni Mukura, byabajijwe na Uziyeri Nshimiyimana. Ntago nzi ikintu cyabiteye kugira ngo avuge ko mfana Mukura, ariko nyine ndanayifana. Nisanze ndi umufana. Ntabwo ariyo wari usanzwe ufana, arakuzi. Ntubeshye Uziyeri ko utatuzazana kapozi hano. Wisanze utengufane Mukura ko mbere atariyo wafanaga. Tubwiza ukuri, tubwiza abantu abafana ukuri. Ntago mu busanzwe nyine ibintu by'imipira mbizi cyane. Ngira ku kibuga nkafana bisanzwe, ugashobora kuba ubwo yarambonye ndi noneho nagiye kureba Mukura akatagatisha byarangiye yahinduye. Uriya mukecuru ufana Mukura cyane wazagisagara yitwa nde? Ntago nzi izina ryo ariko ndamuzi. Uwe mujya muhurirayo? Yego. Bivuze ngo urayifana. Uziyeri c'est comme ça. Ntabwo azi iby'imipira cyane, ntakunze kujya ku kibuga ariko afana Mukura. Ahura na wa mukecuru w'igisagara urajya umubona ufana n'Amavubi. Nyagakecuru twamuvuze. Yego. Iruhande kwa Mpandahande waba uhazi? Oya. Maze imyaka ingahe utuye i Huye? Igihe kinini. IRS turahazi? Kuri? IRS ikigo cy'ubushakashatsi mu ishyamba ryinshi hafi ya Université de Butare. Oya, ntago mpaze ariko iryo zina ndaryumva. Uraryumva? Yego. Iyo bavuze Rugamba Sipiriyani wumva iki? Rugamba Sipiriyani muzi nk'umuhanzi. Iyo bavuze Kagame Alex? Kagame Alex ntago muzi. Kagame Alex ntago muzi, ni uwa kera ariko niwe muhanga, umuhanzi cyane cyane winjiye wahawe rugari n'umwami Rudahigwa bwo kujya kuganiriza abiru igihe yari amaze kubona ko abakoroni baje, avuga tubaganirize hatubwira ubutazatakara kandi ari imwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyemvugo nyabami. Kubuvanganzo bamo ukubiri nyabami n'ubwa rubanda bitazatakara. Ariko hariho itegeko mu babiru
ko ntabwira ubusohoka mbere y'uko wabubwiye ataratabaruka. ubwo nta banga rimeneka uwarivuze. uwo baribwiye ataratabaruka uwabihawe rero na Alex Kagame. Alex Kagame muri francophonie Louise Mushikiwabo, abantu b'ikiyanza mu Gitiba nabo baje kwimukira n'abihuye, aho Kagame Alex Musenyeri cyangwa Padiri Musenyeri ku bw'icyubahiro, titre isanzwe mu bya kiliziya, Padiri aruhukiye. Ushaka gusoma amateka yose uzabaza aho hantu, Yego. sibyo? Yego. Ange Anik Ange Sebatejya ayobora Huye. Anik nawe ari aho hafi. Comrades muri geography mumeze mute? Dr Claude mumeze mute? Twakomeje birakomeye. Oya ntabwo ari cyane. Ariko urumva usa n'uwibuze. Ne. Yego. Wisanze ute mu gukina filime? nakuze ubundi kuriya abana baba bari ku ishuri nkunda gutera story za filime. Kuriya ni urugero nyine Yanga kuriya kuntu yabaga yasobanuye filime, noneho ngiye nagiraga ku ishuri. Yanga? Yego. Filime za Yanga twarabafanaga cyane. Kuriya kuntu yabaga yasobanuye filime, noneho ngiye najyaga ku ishuri filime yose nkayikubwira uko imeze, noneho wajya kwirebwa unyine ikintu cyabukamera nkaho uyirebye bwa kabiri. Nkunda gukina filime nyine cyane. Noneho ku ishuri haza kuza abantu bakinishaga amafilime, hari filime barimo bakinisha kuno abana bafatwa ku ngufu akiri batoya. Tuyikinamo nyine bakoresheje ari nka casting, ariko nyine biraho nanjye nisangamo tuyikinamo, ariko ntabwo tuzi ukuntu byarangiye. Kuva icyo gihe ntabwo yasohotse, ntabwo twigeze tumenya amakuru yawe. Urumva nari ndi mu wa mbere segonderi. Noneho ibyo ngibyo birangiye nza kuza kwisanga muri Papa Sava, noneho official nyine ndi gukina. Yego. Yisanze muri Papa Sava ni isafuriya yamanukanywe Kimisagara muri Nyabugogo, hanyuma aza kwisanga za Nyabarongo. Oya, naje kumenyana na Klenia ariwe Madederi, tuhuriye ahantu ari abashuti banjye n'abashuti be baraduhuza. Noneho nyuma ntashye mpostinze akavideo twifashe, karumuna kanjye kambwira ati dore Madederi wo muri Papa Sava. Mpita mbyibuka kuko noneho nyuma nza kumwandikira ndambwiye ko nkunda gukina filime, mwambabariye umunsi bakoresheje casting mukazambwira. Rero rimwe mukeneye umukinnyi ahita ambwira ndaza, birakomeza nyine kugeza na n'ubu. Okay. Abarakuzanye. Yego. Wibuka role ya mbere wakinnye muri Papa Sava? Yego. Yari role ya mbere nakinnye nari undi umufigira gusa ari mu bukwe. Ariko noneho role ya nyayo noneho nakinnye niyo nakinanye na Manu, twakiniye ahantu ku kiraro. Yego. Mumukuramo imyenda. Niyo ya mbere nakinnye. Yo nkovu wari uyifite? Oya, bwa mbere nza ntago inkovu nari nyifite. Yaje kuzite? Nakoze impanuka, imodoka nari ndimo, bisi nari ndimo igongana n'indi bus nyine nisanga umeze kuno. Wumva bivuze iki mu buzima bwawe? Ejo bundi Nsabe niwe babajije, baramaje bambwira ati se nyuma ya accident mbere accident wumva umeze gutabwa iki gice n'iki, nyine ababona ari abantu babiri batandukanye. Nanjye mbere nkimara gukora accident nyine byamfashe igihe kugira ngo mbyakire, nirebaga nko muri miroir nkahita ndira. Ariko nyine nabonaga uyu muntu n'uyu ari abantu batandukanye, ariko uko hagenda hakira nyine bimeze neza, nta nubwo umuntu apfa kuyibona ari kure. Bivuze ngo wowe na Sabi mufitanye isano? Sabi ndi twin. Musuhuze by the way. Sabi ndagusuje cyane, turabafana ndagukunda. Ntabwo ari wowe wenyine byabaye, unyunguyu byabereye ni Kampala ni? Byabereye Uganda, hafi tumaze kurenga umupaka w'u Rwanda, turi hagati na hagati mu ishyamba rya Uganda. Ubwo ni
barimo batubwira ngo ni Rwentebe. mwari mwanyuze hepfo se uri bwambukire Redoreti cyangwa haruguru? Ntabwo mbizi neza ko nibwo bwa mbere nari ngiye, ntabwo nzi ahantu twari kwambukira. ubwa mbere wari ugiye wahise ukomereka. Okay. Iyo bavuze Papa Sava wumva iki? Iyo bavuze Papa Sava kuri njyewe numva nk'umuryango. Papa Sava nyumva nk'umuryango, nanone nkabyumva nk'akazi. Ni ahantu nkunda kuba ndi, iyo mpari nyine mba nishimye kuko akenshi ntabwo nari nzi kwisanzura ku bantu, ariko nyuma y'aho maze kujya muri Papa Sava nshobora kugira ahantu mpuriye n'abantu bashyashya bundi bushyashya nyine noneho nkisanzura tukavuga, ariko mbere narageraga ahantu nyine nkaceceka nkarinda ntaravuga. Urubatse cyangwa uracyashakisha? Ntabwo nubatse. Ntacyo bikubwiye cyangwa ufite sheri? Ntawe mfite, ariko biranakimbwiye, ndategereje. Igiki bikubwiye iki nyine? Nyine bimbwiye ko ntegereje. Wageze mu myaka y'ubukure ku buryo washaka umugabo? Yego, namushaka. Uramutse ubyaye umwana wamwifuriza gukina muri Papa Sava cyangwa byakubangamira? Cyane nabimwifuriza. Okay. Bosi wanyu afite imyaka hafi yenda kuyingayinga 50. Nihe nama wamugira kubera ko yakerewe gushaka? Kuri njye ku ruhare rwanjye mba numva ubwo suraseka iki? Okay, kuri njye. Kuri njye ku ruhare rwanjye mba numva ataratinze gushaka. Kuko gushaka nyine ari uburenganzira bw'umuntu, mba numva nta kare nta na kere, igihe ni igihe. Ujya wibona warashatse ku myaka 60 byamara iki? Byavugwa bite? Ngiye ntabwo nibona nageze muri iyo myaka. Ntabwo nibona nageze muri iyo myaka, ariko nabyo nta kintu bitwaye. Wagushakiye iki? Ko tuzi ko abagore nibura ku myaka 45 mu gihe atigeze abyara na rimwe intanga ziba zarashize cyangwa zarabaye ibihuhwa. Ku mugore ho nyine biba bigoranye, niyo mpamvu iyo myaka ntayigezamo. Ariko ku mugabo ndumva nta kintu biba bitwaye. Hari abajya bakurembuza bakakubwira icyo gikorwa? Oya. Are you sure? Yes. Bakunzi ba Papa Sava murareba mu isura ye. Okay. Let's jump. Wifuza kugera he? Nifuza kugera ku rwego rw'uko naba umukinnyi mwiza, nyine kugera ku rwego buri muntu wese avuga ati wow, uriya mukobwa kabisa ari ku rwego rushimishije. Ndetse nkumva ari n'ibishoboka nyine inzozi mfite nanjye zazajya mu bikorwa. Ukora iki kugira ngo nyine ibyo bintu wumva byajya mu bikorwa bigerweho? Apari yuko ndi umukinnyi wa filme, ndi n'umubarista. Barista. Kameramani barista. Nanjye ntabwo mbizi nk'umuntu winywera ubushera. Bibwire nyine abagukurikiye. Ku bantu badukurikira, barista ni umuntu ukora ikawa cyangwa ukora ibintu byose bijyanye n'ikawa. Uwo muntu ndiwe. Baguha akazi? Mumpa akazi, abantu mufite babwire Instagram yawe na X. Instagram yanjye ni ujosia ujosia na sai na a77. Okay. Yego. Wow, turi ku musozo. Urumva utuje mu mutima? Ndatuje. Ibibazo ntabwo biba byoroshye hano mu abavandimwe mwe turabaza, kandi ntawemerewe nyine gukwepa, gufekinga n'ibindi bijyanye nk'ibyo. Urataha wumva utekanye, urataha wumva wanze bosi, urataha wumva uri stresse? Oya, ndataha numva ntekanye. Utuje utekanye. Yego. Agakeregeshwa kawe
turabakunda cyane abafana, abantu mu nkunda, mukomeze mu ndebe kandi mu nkunde. Ndashimira boss wanjye, ndashimira abantu bose bangira icyizere mu mafilime yandi nakinnyemo. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi mukomeze mu mpakazi. Peace and Love. Yari Madudu and Papa Sava, by the way. The man of Mama Sava.